Hi guys, mumeze mute amakuru yanyu? Nizeye ko mumeze neza. N'abatameze neza Imana iborohereza. So guys, twagarutse kuri ya YouTube channel yacu Alton TV Show. Guess what? Mumbaze ngo umunsi mbafitiye iki? So guys, ntago nari mperukanye na Regis, boss Regis. Twari tumaze igihe kinini tutabonana kubera akazi. So duherukana amfungurira cano nyuma yaho tukora video imwe ariko nyine ntazi ngigeze he ibikora gute ashobora kuba bibona ariko nyine nanone sinigeze wenda mvuga ngo ndamusura cyangwa se ngiye kumushimira. So uyu munsi rero ndabizi ko akunda akabenzi uyu munsi nazanye akabenzi nje no kumusura nje kumutungura ubundi muri make nzanya akabenzi nakuye ahantu nakundaza kukababwira hasi nkubaza manu ushaka kumusanga ndabizi uyu munsi nagaba yakoze uyu munsi nagaba yakoze kandi mu gitondo namwandikiye mwibarishwa makuru gusa gusa ndabizi ntagaba yakoze ko biri kose hanyuma safashe umwanzuro wo kugenda yatekereza ko yabikubwira oya uko biri kose amasaha sinzi pe Imana bidufashe ariko ndabizi ko ahari katubyizere kadukomeze rero ture harafunguye ntabwo akunda gufunga harafunguye tugende cyangwa dukomanye kanongera mfunge. So guys, mufashe gusa inde n'abagenzi niriwe muraho neza uranyizwa n'iki noneho kubera nzanya akabenzi nino ko wanyoboza akabenzi aho warasaze wowe ntabwo uri mu oya ndabizi ko gakunda shaha ntabwo kurwa nako ariko ndabizi ko gakunda gize ndo gukunda indya akabenzi ariko ko nkuzi wabuze hari ntabwo ndya akabenzi ahubwo ariko mwereke singaka dore uri kujya ngo ndakubeshya se aho kange turebe urumva pasi n'ishiti yanjye ariko namubwiye kenshi ko ntarya akabenzi ariko kubyumva biramunaniye ntabwo ndya akabenzi okay ntabwo karya ariko basi uragakunda uye ntabwo ngakunda ni situation ngaho gerageza turebe ndabizi ko gakunda ariko wigeze wumva ndya akabenzi tugisha kure aha ko mbizi ko ukunda akabenzi nose ubwo urumva nifashe kuki se ntazanye inkoko ko mbizi ko gakunda ahubwo kuramo ubundi akoresha ibiro bingahe ibaze ko iki ngiki ari ikiro kingana gutya ikiro gusa nukuri ko Imana iki ni ikiro kingana gutya na ahantu bita kwa Manzi Kicukiro ikiro cy'akabenzi kingana gutya Kicukiro ako ujye nagakoresha bakakuzanira kuraje abantu murya akabenzi ntabwo ndya akabenzi reka seve ngiye kurya ndya cyambere nuko nzi ko nakaze shagirire nta kibazo ndibukari sinyizi ndya akabenzi umuntu ushaka n'akabenzi azampamagare nzamujyana banakora delivery bakagukorera bakakuzanira akaza kangana gutya kangana ahubwo none ngiye kanirira ibirayi byako ntabwo ngiye ndya akabenzi bitandukanye bijya neza ese pari kambwiye ko wafunguye cano bimeze bite ko ntabikubwiye wafunguye cano ryayo hashize iminsi mike ese undi akabenzi kaba kameze gute mu buzima busanzwe iryo wumva guys ndababwiye ngo kano kabenzi kararyoshye niko akabenzi katagutera inzoka kabenzi ushobora kurya unanywesha amazi gateye neza pe gatetse neza nako gateye neza muzagakatemo we na cane muzagakate ntako tuzagakata ukuntu akabenzi gateye neza uri kukarya ntabwo muzakarya ntabwo tuzagakata Pasi ni inshuti yanjye pe mu nshuti zose ngira z'abakobwa Pasi ni umukobwa ushobora kuba ntekereje aravuga ati kamuzana akabenzi nabwo yenyibyuka nuko nzi ko gakunda nubwo rutangiye kwihakana debe Jado debeni Jado brother so brother tubana n'ufana debeni byatari debeni Jado arahuze chance ndetse mu ndakabenzi mukumba ndi kugenda neza yatwara akabenzi ugenda urye abonye ko amahirwe ajya mpira
ibirura byatari. Ese wowe ntabwo urya cyangwa nawe uri umuntu uza Zanira agasengeri munsi kugira ngo uhishe inda se ngwino ubanze urye ibanze ujye kumugaragara. ese pasi kudashaka ko umugabo byibuza ngo tuye turi nk'ubu ngubu tuba turi ibyiki ntabwo ko turimo turarya iwawe ese kudashaka umugore uriya kabeze nk'ikiro nangahe ese umugore ntabwo n'umuzi nyine kuba umufite uramufite ariko ntabwo ndaza kurya iwawe nta kibazo uzaharya ikiro ni 6,000. aha niho hantu honyine ikiro kigura 6,000 ibaze 6,000 ku kabenzi kangana gutya. nimero za manzi ikiro cyo kwa manzi ngo ni 6,000 nimero za manzi sunda zireba gute ndi kurya ndazivuga mu kanya soje kurya nshobora kureba ku ruhande gato nkasanga barabimaze bande so gusangira na bangaye warusambo windu bimara ngenda kabenzi byo ko wanyumatirije ntimwabirebaga namuhatirije nakubwiye ati byihorere nkarya ngiye kubona mbona ngo reka wirire ikirayi nyuma y'iki ndabizi ko gakunda rega ntago wakijijisha kabiri manurira gusa amavuta ngurisha intoki zose ubundi kuzabona umugabo kandi mufite ariko bino bintu byo ntarambara agasengeri muzakatero kw'Imana imeze ndagiye igiye hageze ikiro ni 2,000 bingahe bogari ibibogari kiro ni 6,000 kubwo bose barambuye kiro ni 6,000 6,000 akabenzi 6,000 uziko nza akabenzi kagura make 12 kwa manzi we noneho ni inyama nshyashya gusa so bukoko ntako ntamugize ako kwa manzi ziba ari inyama nshyashya pe ibaze nawe ka kabenzi ushobora kurya ukananywa n'amazi nta kibazo ntihagire ikintu. nimero za manzi ngo ukuntu zireba yananye muzime nzandike pe tanze zirebe zikandi ukarya banywa amazi ukarwara inzoka se kwa manzi mani sinkubwiye nimero za manzi hakiri kare 07 mfite tiga ariko Airtel nazo nizo 07 3 5 2 029 izi ndimu ziba zirimo cyangwa wazizanye ku ruhande ziba zirimo none bibaze ko bari bashizemo izi nyandikire hanze mani ya kamera 07 5 029 6,000 kilo cy'akabenzi 6,000 gutya noneho n'indimu ushobora n'ibirayi kandi biba birimo ese uyu muvandimwe arunguka nyamva nawe agira abakiriya benshi kubishobora gutinda kugera no kubanza gutanga komande kushobora gutinda ugasanga kashize delivery za muri aka kantu ushaka gutipa afite n'isuku pe nakubeshya niba kantu nawe atanga maziki ngi ari base nakubeshya uyu muntu ingurube ariko nizi nako tubenze n'utwe urya ingurube mani kutatubwiye niba nukura akabenzi ari 6 ntanazabona akwiza abakiriya ukuri kw'Imana mana akabenzi ni 6 ahubwo nashaka zagahenda igende nukumamagara kakubwiye akorera Kicukiro sinabibabwiye ibaze Kicukiro no kw'Imana mu mujyi wa Kigali akorera hirya Kicukiro mu mujyi wa Kigali Kicukiro mu mujyi wa Kigali 6,000 ikiro cy'akabenzi kaba kangana gutya no hano hambere hagendeka neza muri uyu mujyi aratambika nta misozi bamo ewana baranakakuzana iyo ugashaka mu rugo ariko ikiza no kukarira yo ukareba ikintu ubundi urya kivahe kiza no kukarirayo kakubwira ariko daringa ikintu utazi ngo nyine cyo cyakorewe ahantu hameze guteye isuku yaho ari uko kaza mayo turakamara izo akabenzi kararara ibyo byo ushoboye ndasubiza y'ibyanjye kuko wavuze n'ubundi ntabwo urya akabenzi ntabwo njya akabenzi singubeshya umunsi ndashwana n'umugore ndamubwira ko nariye turamujyana kwa manzi aragajya akaryaho karamunaniye ararya y'ihene arya inyama y'ifi gusa inyama z'umutuku zose arya nayo ni inyama y'umweru ubwe akunda kurya inyama y'ifi gusa numvise uvuze inyama z'umutuku niyo hava inyama z'umutuku ese turakamara ni ukuri kw'Imana ni ubwa mbere mbonye akabenzi abantu batamara ari babiri cyangwa ibiryo ni byinshi pe niko mbese untekereje ni ikiro kimwe cyawe kongeza kwa kuri umukiriya mwese nkubeshe niba parking muri agasura agomba kuzuza ariko nateka agomba kuba yuzuye se ntabwo nzongera guteka mu rugo
uzajya akabenzi gusa urarwaye wowe ibaza 6,000 kandi nakarya saa sita na nijoro n'ejo mu gitondo tangiye gukira n'indi arahaza ariko mana yanjye akazi nkora ni keza abantu bajya bifuza kunsura koko hano bajya bifuza kugusura nabihasanze si cyanabizanye ahubwo abantu bose ubu bari kwifuza uko mbabera umushyitsi uzi umushyitsi uza kugusura akaza yizaniye impamba tanga nimero zawe nyine 07 9 komeza nyine uzo nshaka zanyandikira ni inshuti hari n'abadiaspora bari kutureba ngiye video nagezemo abadiaspora niba gusa nibo bazo ukeneye umugabo uvuga nimero zawe bana ako ndakubwiye ko nta mugabo bize biti umukobwa azabona umugabo hashize igihe kingana iki tudabonana urabizi neza ko nta mugabo ufite ko no kubyara nawe narabyaye warabyose ko butarabyibushye ntabwo nabyibushye se garagaza ukuntu aba yambaye garagaza ntusi ikabutura n'iy'abahungu reba inkweto za 40 mundi ni gushora mani mugaragaza uri kumuca aragushikara uri kugaragaza ibirenge nakomeza gushuka ntabwo uri buri gihe hindukira ibyo tureba pasa uzi ko ikabutura n'umugabo wanjye yampaye umugabo wahe ko nta mugabo ugira n'umugabo wanjye so nimero zawe mani niyo umugabo wanjye yanyoherereye cyose cyakobwa b'inzobe bose bariyemera ubu ntago oya ntagaru kwiyemera ariko nkubwire c'est vrai kankubwire nta nkweto itagira iyayo bajya gukora inkweto bakoze n'iyayo rero n'Imana agiye kuturema hari umuntu umushiti wanjye ejo bundi wambwiye Imana agiye kurema umuntu uri kumva buri kintu cyose agihereza bibiri amaso ni 2 amazuru imyenge ni 2 umunwa hari uwo hasi no hejuru nyine buri kintu cyose gifite icyacyo rero nanjye umugabo wanjye arahari ari yari yaba tutaramenyana tuzamenyana ni igishego ngo buri kintu cyose gifite icyacyo buri kintu cyose gifite bishatse kuvuga iki ijisho rifite iryaryo rifasha kureba umukobwa yaririmbye ku bw'imparamo oya ariko ndanakoze imparage isuzwe impara nshyashya ubona ari impara n'imparage byinshi ya kera no nyuma y'izi ngizi hazaza na sike kumva sike sike ntacyo ngiye muranseka so nagushaka kurya ukaba tekinisiye mwavunikira nk'ikimana nakubeshye ako murashinyagura rero nagushaka kurya biseriye bwa rero nanjye mbere nari umukameramani guys aka kabenzi karahumura bankize kamera mu nyirekuye yagwa uri kukareba ukumva ukuntu karyoshye ntabwo uri kubona amarita ukuntu yamanuka mbere ari umukameramani cyangwa umusawundimani umukameramani kira kabisa ariko kubera ukuntu nabonaga abantu barya imyaka ingahe ishize imyaka 7 uzi kuyirave kuri kamera bagiyemo byarimo kurya nasungiye mwarya kabiri uturongo cyamari nyifashe kamera na ejo ugarutse nakubwira ukuntu nakiri umukamera wavuga ufika yo ditingi abantu nkanjye se baracyabaho nawe so amugana cyeka nyongera inshuti ukanyikururaho kwikubaho gusa wowe gute ariko kanyikururaho aya mezi ushaka usigaye wumva ibishego gusa oya ahubwo ni ukuntu ari byo usigaye uvuga gusa ahubwo pasi yarahindi oya ayo umuntu atangiye kuvuga ibisheko ngaba agiye kuba nzi kubona pasi yatangiye kujya arya ibintu bihenze gusa ariko pasi afite umwe kumushoramo use kwa manzi bamenye gute manzi ni inshuti yanjye pasi ntakijya ibintu bihenze ahubwo yamenye ahantu hanyaho hari ibyamaki sibyo rata ikiro cy'ibihumbi 6 ubundi ntusugura 5,000 ahantu igura make ibaza akantu utanariye hari undi mushiti wanjye mfite mbere twajyaga akabenzi peto ukajya kumva turicaye akavuga ushanga nkumbuye akanusu ubwo nyine kujya tuvuga akabenzi twavugaga akanusu twavuga ngo nkumbuye akanusu abashiti bacu benshi bari bamaze kubimenya ariko nawe ukanza nishinda nsanzwe nifite abdomino ntanda we wazana zamura turebe yite ku mureze unanda nazo niziragiye ako dosingizi 6 pack hajya sizo bavuga imwe ebyiri ahubwo se 6 gusa imwe ebyiri 3 enye 3 ziri mu myanya shora mubeshye iyo ni sengeri igikoze nkavuga cyane igicece gishije gute ngiye nago ndabyo babigezeho ngaho ibyo we n'umuntu yapfa kubyemera
Pasi ibintu byo kurya bikomeje kugenda bitera imbere cyane. Ni icyaga siko kacyuzuye do Turacyari kurya ikiro. Ni ukuri kw'Imana ku 600. hanze ndamugira inshuti. mbanza mugira inshuti. Ubushuti muri business. Ako buriya akabenzi ko gasa neza buriya no mu bukwe se bashobora kukawudaringa ku bisafuriya. Ariko njye n'ubukwe bwanjye buzaba burimo akabenzi. Gawe nande? Niko nakwarura gusa. Banza zakazana bagashaka karya ariko Uko bwawe nande nyine. amana uskunu n'umugabo wanjye kwanga. Uyu ni umukobwa nyine ntarashingira, amakobwa bose nashingiye murabazi, we yaberetse. Manu wambabari. Asumuta ejo bundi yakoze ubukwe. Ni umukobwa wanjye murabizi. Mimi yakoze ubukwe. Ni umukobwa wanjye murabizi. Miki yashatse umugabo. Ni umukobwa wanjye murabizi. Undi ninde? So usigaye. Nago numvishe neza. Miya asigaye abana na Ben. Nago abana barakundana bari hafi gukora ubukwe. Yego Pasi yigize umugabo, niyo muntu usigaye yabuze umugabo pe. Niba uri umusore ukabakunze uyu mukobwa. Ariko nta makuru ufite. Ndakwinginze. Ni ukuri. Ese urabizi ko ntibarene bamiye. Ese umuntu abamarene nta mugabo afite. Ndetse umugabo kubana mu buryo butemera amategeko kugira ngo bituma yego bamarene, ariko ntabwo bamarene utarakora mariage. Ngaya ndagusigira amafoto y'ubukwe. Ariko ubukwe ndabufite. Ngiye ko ntabwo mbizi pe. Ndacyari kubaza ntabwo ndabimenya neza. Niba bamarene w'umuntu wabwaye nta bwenge ufite. Hano nasubiza akabenzi kanye. Ntabwo wakamani wakajyana kose. Iwacu turagutse mani. Ukuri? Rebe. Bani siko katavaho kari. Ajya arumbwiye ko nta bwenge mfite. Iki ni ikiro. Ese wowe ufite wakoze ubukwe ryari? Ase byo turi mwongere mu mbwiza ukuri. Icyo ni ikiro. Do. Mweso arimo arakubeye. Yani ni kwibaza. Timoto arya ibintu. N'igihe twahereye turya. Kandi none hasigayemo inyama gusa ibirayi byashizemo. Uyu munzani niba waranapfuye. Ahubwo ni waranapfuye. Mwihutire yo hakiri kare batarawukoresha. Ako bagipima gihiye. Bagipima gihiye. Nyango mbizi. Cyo urebe neza n'ukuri. Kandi ubu ngo bariyeho. Shingiye ibintu byose tumaze kurya. Nako ngiye maze kurya. Uko we ntago ajya areba ngwihwa niki. Harya ni amagufa do. Dose ngiye. Amagufa nahashyira ku ruhande. Arabiryana byose ahubwo. Ifite iminsi mikuru yawe. N'ubundi haba harimo uburozi gusa uzarurebe. Uzana ibyo kunywa, ibyo kurya n'ibyo kunywa. Mashaka kuri uru rugo rugendwa ntabwo mwakira abashyitsi. Turakwagira warenze ku muryango se. Kwanga wanegesha akabenzi. Yanyitambye. Kuko ndi benzi. Bamwe muturi. Nta nubwo mutegereje kugira muri salo. Wapi? Ugeze narenga hano se? Nuyifunguriye hano. Ibyo ari byo byose ari igihe wari kuyimwaka ataragira niyajya. Yabikemuye hakiri kare. Yagize ngo ndi gukina. Mwisubize rero. Ariko nkuraje. Ndi mu buzima busanzwe ubona nari se. Bigisha ukuri. Imyaka yagumye kuba ufite abana. Ufite imyaka ingahe? Ntangiye kubura ubwenge. Ariko kabenzi karengeje ibiro biba bisaba kugira ngo umuntu arye bigere mu nda. Ariko se mpamvu ntabyibuha kuba nta peti ngira. Bibaze ko nta peti ugira ukaba uri kurya gutya. Umutima mwiza ndawufite pe. Umutima mwiza none niwo uri gutuma urya gutya. Umwana wagize. Ubwa mbere mbere umukobwa utajya uhaga. Ko burya iminota 10. Umukobwa hano wariye. Umukobwa hano wariye. Naho umugabo akaba. Uwakoze. Wakoze iki? Umukobwa afite umugabo nahise mbyuba. Afite abagabo batazwi.